Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Ituze 250 reka nguhe ikaze rero muri wa mwanya tugenda turebera hamwe amakuru agenda acaracara hirya no hino. Yeni Queen of Trends, iyi ni Ituze 250. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ntukazajye ucikanwa n'amakuru meza kandi agezweho. Niyo yaba atari meza ariko icyambere ni ukuyamenya, ukamenya uko witwara kuko burya nta kuru ufite ntacyo ufite. Reka nkomeze nkubwire ngo ku gihe turasanga inkuru ivuga ngo abaganga bemeje ko Karasira Aimable afite uburwayi bwo mu mutwe bukomeye. Ni inkuru rero dusanga ku gitangazamakuru cy'igihe. Karasira Aimable wamenyekanye nka Professor Niga yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho rero yari afite na YouTube channel yiwe yagiye agaragazaho ibiganiro bitandukanye. Turagenda turebera hamwe uko inkuru igenda ibigarukaho. Inkuru irakomeza igira iti ibitaro byita ku bafite ibibazo byo mu mutwe Karayesi Ndera byemeje ko Karasira Aimable uzaramba wahoze ari mwarimu muri kaminuza y'u Rwanda afite uburwayi bwo mu mutwe bukomeye kandi rero ngo akeneye kwitabwaho bya hafi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mata umwaka wa 2023 nibwo urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza rero ngo rwategetse ko uzaramba Karasira Aimable ukurikiranyweho ibyaha birimo ibyo gukwirakwiza amacakubiri, guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi yakoherezwa rero mu bitaro bya Karayesi Ndera agasuzumwa indwara zo mu mutwe. Ni nyuma rero yuko bisabwe na Karasira ubwe ndetse n'abamwunganira bavugaga ko rero ngo afite ibibazo bikomeye byo mu mutwe bikeneye rero kwemezwa na muganga mbere yuko akomeza kuburana. Nk'uko rero urukiko rwabisabye, Karasira yakorewe ibizamini by'ubuzima bwe bwo mu mutwe tariki 19 Mata mu bitaro bya Karayesi Ndera. Nk'uko rero ibaruwa igihe ifitiye kopi ibigaragaza, ni ukuvuga ngo iyo baruwa cyesha inkuru iyifitiye kopi rero ni raporo igaragaza uko ubuzima bwo mu mutwe bwa Karasira Aimable cyangwa se buhagaze. Isuzuma rero ngo ryakozwe na muganga ryasanze Karasira Aimable afite indwara y'agahinda gakabije depressive chronique. Ibimenyetso rero ngo agaragaza bikaba birimo kubura ibitotsi, kwigunga no kudaha agaciro ibijyanye no kurya. Ibizamini bya muganga rero kandi ngo byagaragaje ko Karasira arwaye diabete ituruka kuri ibyo bibazo byo kwigunga n'agahinda gakabije. Indi ndwara rero muganga yagaragaje kuri Karasira Aimable nizwi nka trouble de personnalité de type paranoïque, yo kudaha agaciro abandi bantu, gutinya abantu no gushaka kwerekana ko abandi icyo bashaka ari ukumugirira nabi. Ufite iyi ndwara kandi akunze kugaragaza amahani yo hari abashatse kumwegera akaba yabatuka kubera impungenge z'uko icyo bagamije ari ukumuhutaza. Muganga Dr Rukundo Muremangingo Arthur wamukoreye isuzuma yanzuye ko hakurikijwe ibizamini by'ubuzima bwo mu mutwe bwa Karasira Aimable akeneye kwitabwaho n'abaganga batandukanye mu kigo cyihariye gikurikirana abafite ibibazo byo mu mutwe. Hanyuma rero biteganyijwe ko iyi raporo ya muganga iba yashyikirijwe urukiko bitarenze ku itariki ya 15 Gicurasi uyu mwaka turimo, urukiko rukayifashisha rufata umwanzuro. Si ubwa mbere kandi Karasira Aimable akorerwa isuzuma ry'ubuzima bwo mu mutwe bisabwe n'urukiko, kuko raporo yakozwe n'umuganga wo mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali CHUK mu mwaka wa 2021 yagaragaje ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kandi ko hari ubwo avuga ibintu atabitekerejeho. Iyi raporo kandi yasabaga ko uyu mugabo yazajya gukorerwa isuzuma ry'ubuzima bwo mu mutwe buri mezi 3, ariko kandi kuva icyo gihe yari atarongera gusuzumwa. Mu iburanisha riherutse Karasira yavuze ko igihe amaze muri gereza cyamwongereye uburwayi bwo mu mutwe afite kuva mu mwaka wa 2003. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange riteganya nibura impamvu zatuma hatabaho uburyozwa cyaha, zirimo kuba ushinjwa ari umwana utarageza imyaka 14 y'amavuko no kuba kandi ushinjwa yari afite uburwayi bwo mu mutwe mu gihe yakoraga icyaha.
Icyakora kandi uwitesheje ubwenge mu gihe cyo gukora icyaha arakiryozwa niyo yaba yaritesheje ubwenge atagamije gukora icyaha. Karasira Aimable wahoze ari mwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda yatawe muri yombi muri Werurwe umwaka wa 2021 ku byaha bifitanye isano n'ibiganiro yari amaze iminsi atambutsa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko natangiye mbibabwira ko yari afite YouTube channel. Nyuma rero kuri ubu akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo guhakana jenoside, guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Reka ngushimire cyane rero wowe wakurikiye Ituze 250, mubwire ngo uri uw'ingenzi kandi uri uw'agaciro. Umunsi mwiza, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ntukazajye ucikwa amakuru agezweho. Kunzo Ituze 250 ubwire ngo umwanya wacu waho turebera hamwe ibiri mu gucaracara cyangwa se amakuru agezweho hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nta handi ubisanga ku Ituze 250. Uri kumwe nanjye Queen of Trends. Hanyuma rero tubane rero no muri iyi nkuru tugiye gukesha igitangazamakuru cy'igihe, aho bavuga ngo abantu 12 bakomerekeye mu mubyigano wabashakaga rero kureba umukuru w'igihugu i Nyabugogo. Ni ibintu rero rimwe na rimwe umuntu ashaka kumva birasekeje, akibaza ati bino bintu bimeze bite, ariko mu by'ukuri ari igihe umuntu aba agomba no kureba umuntu mukuru pe. Avuga ati reka murebe rwose, nibura wenda niyo namupepera kampepera byanyura, ukumva ni byiza pe. Hanyuma rero byaje kugenda nabi muri Nyabugogo. Reka dukomeze twumviye iki nkuri bivugaho. Umujyi wa Kigali watangaje ko abantu 12 bakomeretse ubwo bahanukaga ku gorofa rya kabiri ahazwi nko ku mashyirahamwe i Nyabugogo bashaka kureba umukuru w'igihugu kugira ngo bamusuhuze. Abaturage benshi rero bari bahagaze mu igorofa aho bari bitegeye umuhanda bategereje ko Perezida Paul Kagame wari uvuye mu ruzinduko mu karere ka Rubavu ahanyura. Mu gihe rero yari amaze kuhanyura, abaturage bose bashakaga kumureba babyiganye begamira ibyuma bifata abantu, ubwo ngo ni garde-fou, biracika. Hanyuma rero bitura hasi. Itangazo rero ryashyizwe hanze n'umujyi wa Kigali, ryihanganishaga rero abakomeretse ndetse rikavuga ko bari kwitabwaho. Itangazo ryagiraga riti muri iyi mpanuka hakomeretse abantu 12 barimo abagore 4 n'abagabo 8, babiri bararembye cyane. Hanyuma rero ngo barimo kwitabwaho mu bitaro bya CHUK. Umujyi wa Kigali ukaba rero ngo ukomeza kubakurikiranira hafi. Iyi mpanuka rero yabaye ahagana saa 12:15. Ibyo ari byo byose ubwo ni za nimugoroba. Gusa hagati aho hari na comment z'abantu bagiye babivugaho kuri Twitter, aho rero habanje iryo tangazo nyine ry'umujyi wa Kigali kuri Twitter y'umujyi wa Kigali. Itangazo ryagiraga riti kwihanganisha abakomerekeye mu mpanuka. Hanyuma rigakomeza rigira ati umujyi wa Kigali, ryakomezaga rigira riti umujyi wa Kigali wamenye inkuru ibabaje y'abaturage bakoze impanuka ubwo bahanukaga ku igorofa kubera umubyigano mu gihe bishimiraga kureba umukuru w'igihugu watambukaga asuhuza abaturage mu gace ka Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge. Muri iyi mpanuka rero ngo hakomerekeye abantu 12 barimo abagore 4 n'abagabo 8 nkuko twari tumaze kubibona ku nkuru yanditswe n'Igihe. Hanyuma rero ngo 2 bararembye cyane, ngo bakaba kandi barimo kwitabwaho n'ibitaro bya CHUK. Umujyi wa Kigali kandi ngo ukaba ukomeza kubakurikiranira hafi. Basoza bavuga ati twihanganishije abakomerekeye ndetse n'imiryango yabo babihanganishije. Hanyuma rero comment zagiye zikurikiraho witwa ni Green Club nayo yaje iravuga ati Green Club yifatanije n'u Rwanda n'abanyarwanda bose ndetse n'umujyi wa Kigali kwihanganisha abantu bose bitabye Imana. Gusa nyine mu itangazo nta witabye Imana twabonye, sinzi aho Green Club yabikuye, ndetse n'abandi bakomeretse
mu mibyigano wabereye Nyabugogo. Hanyuma rero witwa Derek yavuze ati ariko nubundi mwagiye mutwereka kenshi ikibazo nimboneka ikibazo nimboneka rimwe, ariko ahangaho banza zinzi buriya se amubona gakera ngo rimwe ngo nimboneka rimwe tumubona buri wese ashaka kumureba, ngo ariko yongeye kujya akora visit nka mbere muri buri karere byagabanya uwo muvunda. Ariko uyu mugabo buriya niko abyumva, ariko ntekereza yuko iyo visit ayikora gusa buriya abantu baba banamukumbuye ntawamenya. Hanyuma witwa Nzapfarwaje avuga ati but that means our Dubai man has branches in us, if not we are like him. Hanyuma rero witwa Imagri we yavuze ati murakoze, urebye yashemeraga umujyi wa Kigali wakomeje abantu. Hanyuma witwa Aimé Gilbert Ntaganira aravuga ati wish quick recovery to all, ati tubifurije gukira kuri abo bose batamerewe neza. Hanyuma witwa BFC nawe yavuze ati murakoze, umujyi wacu rwose mubiteho cyane rwose pe, ati bakire bamererwe neza. Hanyuma witwa Kenzo AG aravuga ati hello, mumubwire ajye adusura kenshi tuba tumwikumburiye. Hanyuma rero witwa Patriotisme waraza ati nibahumure barakira vuba, Uwiteka abakize, uwo bari bagiye kureba ni umunyamugisha Imana ikunda. Hanyuma rero witwa Musomandera Letitia aravuga ati we pray for quick recovery, ati turabasengera kuba bakira bakongera bagasubira mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima buzima. Nyuma rero witwa Nsabimana Valence yavuze ati murakoze kubihanganisha kandi tubifurije gukira. Witwa Isaya nawe yaje aravuga ati nibarwara ubukira natwe turi kubasengera. Hanyuma rero witwa Ineza nawe ni yaje aravuga ati bakomeze bihangane. Ni tweet rero yagize comment rwose zitari nkeya, abanyarwanda bagenda bihanganisha bagenzi babo. Mukandahiro Hidaya nawe yavuze ati turabifuriza gukira vuba. Hanyuma rero Mugisha nawe aravuga ati yes arakiza. Hanyuma rero witwa Dieudonné Mugabe nawe yavuze ati barwara ubukira kandi Imana ibane n'aba barembye. Hanyuma rero Nizeyimana Inyasi nawe aravuga ati tubifurije gukira vuba, Uwiteka bahe babe bugufi hamwe n'imiryango yabo. Hanyuma rero witwa Amy Brown Nzabonimpa aravuga ati tubifurije gukira vuba. Hanyuma Fabrice nawe ati Rwanda ashyiraho umutima. Hanyuma Niyizurugero Felix nawe aravuga ati Imana ibabe bugufi iborohereze. Witwa Kigali Voice TV aravuga ati Imana ibakize ubutaha bajye bagerageza guhagarara ahakomeye. Hanyuma witwa 8K47 nawe yavuze ati Imana iborohereze izo nguma. Ni tweet yajeho comment nyinshi pe. Witwa Constantino yavuze ati murakoze. Nyuma n'undi waje yitwa Gasigwa Jean aravuga ati Imana ikomeze babe hafi. Witwa Kamanzi Jean Bosco aravuga ati murakoze tubifurije gukira. Nuko byari byifashe rwose kuri iyo tweet iyo mujyi wa Kigali ndetse no kuri iyo nkuru bakomeje cyane. Reka natwe dukomeze imiryango ifite aba bantu barembye ndetse kandi tubifurize gukira abarwariye kwa muganga. Tubabwire tuti muraza kumera neza, Imana irahari. Reka nkubwire ngo niba ari bwo gifungura iyi YouTube channel ya Ituze 250, niba kandi ukunda amakuru agezweho nakubwira nti
ntusige udakoze subscribe kubera ko uri kumwe nanjye Queen of Trends cyangwa se umwamikazi w'amakuru agezweho. Nta kuru na rimwe ribacika kubera ko mba mpari. Reka nkwifurize kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwese.